bagatangira gufata abana bawe nibo bashaka we bahagushyiraho ukazasaza utyo bibushye ko babana iyo bahageze bagomba kwiga icyo bita American values kwiga icyongereza kugira ngo nabariya kugutwara nka Kenya nk'ahari abaraza batimuka muri Kenya bakumva yo kugira ngo muzabarushye baze mbe mu nkambe hari cyane cyane babana bandi baze bigerwa rurimi n'icyongereza n'urugero abantu bavuye muri Frankfurt muri za Kongo yangwaje muri Amerika ku kanya bitwara umwanya ariko batwara babana bari bareba bamara kubageza hariya babana bwabo nsuko bakunda ibikoresho bazakora akazi baza n'imisoro bagire bati abo ngabo nibo bazishima cyangwa se no bazagera kuri bya binda bashukisha bari mwisi ariko abantu benshi bazabiho 2013 hagomba kuba ariho leta imwe itegeka cyakaba atari ikintu kiza se ntabwo ari byo bashaka leta barashaka kubaza kutwexploitinga turyana bakazana imvururu gutangira mukangana cyakiri mwari mushatse kugeraho cyerete kikabura kandi uko ibihe bigenda biha ibindi aba perezida benshi bari bafite umutima wo kubikunda bagenda bavaho akaza abandi badafite iyo vision bakaba bari barabashobora icyo bashaka ntabwo ari bashaka regional groupings no barashaka globe isi yose buri munsi y'ubutware bumwe gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga ya nshuti za gusenga everyday n'ubundi twongeye kubashimira tubashimira yuko mwagiye mutwitabira cyane hari akabuto ka subscription kaba kari kuri YouTube yo kagisa umutuku batari wakora subscription rero turashimiye abantu barenga 4,400 tumaze kugira ndumva n'urugendo rurerure twagiye tugirana mu gihe gitambutse wenda batumaranye umwaka 2 barabizi turabashimiye rero n'ubundi akakanya twongeye kuzana umuntu ugiye gutuma hari abandi bantu n'ubundi nanone baza kuza kureba iki kiganiro abashyashya arabanza twibwire noneho tuze gukomeza ntago ari mushya kuri gusenga everyday ariko mu minsi yashize yaratuganirije ariko hari n'abandi bantu baje nyuma yuko mwadusuye pastor n'ubundi nkuko channel yacu ari gusenga everyday n'ubundi urabanza dusengere ubundi dukomeze n'ibindi karibu murakoze ndishimye kuba turi kumwe namwe gusenga everyday mukuri ko duherukana kera mushize iminsi ndabashima kandi nkunda ishyaka ry'abantu bakora nayo mpamvu nabatenguha bagamije kugira ngo bagire icyo bageza kuri rubanda rutuye isi kugira ngo haraho natwe icyo tuba twarahawe n'Imana tugisangire n'abandi bose kuko nayo twishimira gusangira n'abandi ibyo baba bafite iyo tubonye yuko byagirira umumaro ubugingo bwacu n'ubw'abandi bose so murakoze rero reka tuyiragize Imana data wa twese murengeze ubugingo bwacu turagushimiye tugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe ruhebuje kuko turiho ukaba twihanganiye mu ntege zacu nkeya no kuyobogoreka kwacu nk'abantu turi uyu munsi rero tuteraniye aha ngaha kugira ngo tugire icyo tuganira ku byerekeye biri ku isi ariko cyane cyane dushyira imbere Kristo umucunguzi waje mu isi kugira ngo abe ari we utumurikira kandi ari we tumenyekanisha mu bantu kugira ngo umenye yuko ari ubuhungiro bwacu shimwa ko wemeye kubidukorera imbabazi zawe ziri ubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Pastor turagushimiye ko wongeye kwitabira ubutumire bwacu ubushize hari byinshi twagiye tuganira ariko ndagira ngo hari n'abantu basanzwe bakureba wenda handi hantu hatandukanye ndagira ngo uyu munsi tuganirize ku mugambi w'isi cyane cyane abantu bakunda kuvuga Illuminati ukumva nyine abantu ntago babyumva kimwe hari ababifata neza hari abifata nabi ese ubifata gute uratunyurira briefly nyine mu magambo makeya tugire igitekerezo tugira kuri ibyo bintu no kuvuga ngo hari ibintu abantu bavuga bamara kubivuga wa mugani bakumva mu buryo buri superficial uvuga ntibajya kure y'ibyo bintu kandi cyane cyane ko abantu bamwe hari abantu bavuga bati ibyo ntibindeba hari n'abandi bavuga bati nibiri mu isi n'ubundi gihe cyo mpfa nuko nabona icyo ndya ntiberaho noneho ugasanga abantu benshi cyane cyane ubumenyi bwacu kandi nibyo priority turayiha bya bindi bidutunga ku munsi mu gihe turi mu isi noneho bwa bumenyi bundi bujyanye naho tuzajya tuvuye muri iyi si aho ntitubwiteho cyangwa se aho turi ku isi ibitubaho uko bukeye n'uko bwije ugasanga ntabwo tubyitaho kubimenya kandi ari byo bituma akenshi tuba turi no mu kaga gakomeye so rero ikibazo cyane ndacyumvise
ubundi Illuminati ni iki? Iyo ushaka kumenya ikintu cyitwa Illuminati ubwacyo urabanza ukajya inyuma ukamenya icyo bita Satani. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana, icyo Imana yagambiriye cyo gukiza umuntu binyuze mu guhamagarwa kwa Aburahamu no kuza kwa Kristo, ni ibintu bikomeye kandi birwanwa n'umwanzi. Iyo tuvuga ngo Satani ariho, Satani abantu bamutekereza mu bintu byinshi. Usanga dukemeya nkatwe bari mu cyiciro cy'ubupantekote, dukemeye ngo toka Satani, kuko umuntu akubwiye wenda ku kintu ureba kibangamiye ibyo watekerezaga. Ariko Satani ni ikintu kigari kandi gifite umushinga ukomeye cyane, kandi gihagarariwe, afite system iri mu isi. Abantu benshi ibyo tureba, ibyo abantu bakora biza mu bantu ugasanga barakora ibintu biri abuzari, burya cyangwa biri bizarre, biterwa nuko ari imyuka y'abadayimoni irimo. Yesu Kristo aje mu isi yakoze ibintu njye nitaho bitatu. Icya mbere yavuze ubutumwa bw'uwamutumye, ariwe data wa twese. Icya kabiri abantu yabakizaga burya ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere gikomeye cyane, yabakizaga ubumuga. Icya kabiri yabakizaga indwara. Icya gatatu yirukanaga abadayimoni. Mbese abadayimoni hari aho bagiye. Abadayimoni bari ikintu gikomeye cyane gihari, kandi impamvu yabirukanaga kwari kutwereka yuko dufite enemy nyawe uri mu isi kandi duturanye nawe. Urugero, abo bari abadayimoni Yesu yirukanye mu ngurube. No, ntabwo yabirukanye umuntu bajya mu ngurube. Ingurube zigenda zigwa mu nyanja. Si ukuvuga yuko burya abadayimoni bashize. They are always there. Paulo yirukanye idayimoni ryari mu mukobwa i Filipi, wagenda garagura. Iyo dayimoni rimuvamo. Na Yesu yaragiye abadayimoni basiga ku isi. Yabirukanaga mu muntu nkawe, ariko ntabwo babona birukanye. Baramubwiye baturadushakaho iki? Ko twebwe tutegereje umunsi wacu. Icyo kintu kigaragaza yuko abadayimoni turi kumwe nabo. Mbere yuko tuvuga ubumuga, tuvuga uburwayi, tuvuga ibiki Yesu yirukanaga, tumenye yuko hari ikintu gikomeye cyane kiba mu isi cyitwa abadayimoni. Ari cyo ureba kizana abantu gukora ibintu biteye ubwoba, kuzana ubwicanyi, kuzana gukora ibintu abantu bareba batari kusura muntu kucya muzi bimabiri. In most cases abo bantu ntabwo baba bari free, baba bari bafashwe mpiri. Niyo mpamvu gukora kwacu tugomba gutekereza twe nk'abapantekote n'urugero, twemerera mu gukora k'umwuka wera n'imirimo ye y'ibitangaza. Tukemera ko dushobora gusengera umuntu agakira indwara. Twemera ko dushobora gusengera umuntu agakira ubumuga. Ibyo ariko byumvikane, ntabwo turashaka kubihindura komase kuko hari abagenda babikora mu buryo bwa satanike. Icyo tuvuga, Yesu kuki yakoraga biriya bintu mbere akabikora, kwari ukugira ngo bimugaragaze yuko ari we Kristo wasezeranyijwe. Abayuda bagombaga kwizera mbere, n'abanyamahanga tukamumenya yuko ari we Imana yashizeho gukiza abari mu isi. Ni ukuvuga ngo byagombaga kumuhamya kugira ngo yizerwe. Yesu yabwiye abayuda, nimutanyizezwa n'amagambo yanjye, nimunyizezwe n'imirimo. Iyo mirimo yavuga se ni ntabwo ari ugucuruza, ntabwo ari uguhinga, ni ibitangaza yakoraga kugira ngo bamwizere yuko niba yarakoze ibintu bitakorwa n'umuntu usanzwe wese, kuko yari umuntu w'ikirenga, kugira ngo naho nibyo yavugaga bagire bate babyemere. So rero ngarutse ku kiriya kibazo ku buryo bwacyo, nuko urya mugambi w'Imana Satani agurwanya. Bibiliya itubwiye ngo intambara yatangiriye mu ijuru. Tugomba kumva yuko mu ijuru haratuje, hari amahoro. Why? Kubera ko mu ijuru Satani ariwe soko y'ibibi yavuyemo. Ubu rero ikotaniro riri hehe? Riri ku isi. Twebwe rero iyo turiye tukanywa tubireho mu buri amahoro. Ubundi amahoro nuko hagati yawe n'Imana haba nta kibazo gihari. Ariko iyo uri mu isi urarya uranywa, ariko mu gihe ukiri umusambanyi, mu gihe ukiri umwicanyi,
mu gihe kiri umuhehesi. Pawulo yaravuze ngo ntabwo ushobora kujya mu bwami bw'Imana na Kristo. Ubwo rero hakaba hari ikibazo. Niyo mpamvu dusaba Imana kugira ngo iduhishurire ayo mabanga, noneho dushobore kuyambaza, noneho Imana nayo ishobore kuduha imbaraga zo kubitsinda kuko ibonye ko tubishaka. So rero Illuminati ni iki kugira ngo tutagiye ku nyuma yuko Yesu avuye mu isi, Satani yashyizeho ubwami bwa Roma. Ubwami bwa Roma ni ubwami bwa Roma. Iyo dusoma ibyahishuwe igice cyaho cya 13, niyo mpamvu nyine amadini menshi agenda bivuga kwishi, sibyo nshaka kujyamo, nshaka kuvuga agiye ko nabihishuriwe. Ngo gihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Imitwe ya mitwe 7. Noneho kandi ibisingo ni amakamba y'ubutware y'amahembe 10. Kandi amahembe 10 ubariho. Hari amadini yigisha yuko yavuyeho nari atatavaho, abo bitabaheruri n'abastrogos n'iki, ariko iyo ni outdated ntabwo ari bo ibi byo ku bantu bamwe babyizera bati. Noneho iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, bivuze ubwami bwa Alexander. Noneho ngo navuga niyahuranyije n'ibiro ko bizi, nawe utabizi ubuzabaza. Amajanja yasaga na yaruko, ariko ni inyamaswa ikomeye cyane yitwa idubu mu bwami bwa Mede n'Abaperisi. Noneho akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Iyo ni ishusho y'ubwami bwa Babiloni. Ngo cya kiyoka ari we Satani, twasomye uzabusoma neza mu 12 mu byahishuwe 12 ikiyoka icyo ari cyo. Ngo cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Kuvuga ngo Satani ntabwo bimusaba kuza, afite umuhagarariye n'ubwami bwa Roma butegeka isi. Nk'uko Yesu yasize itorero ku isi, akarishinga rero kugira ngo ryamamaze ukuri kw'ijambo ry'Imana. Satani nawe afite ikimuhagarariye, nibwo butware bwa Roma butegeka isi. Hashize imyaka 2000 ubwo butware butegeka isi, nibwo bwigarurira isi mu kinyejana cya 19 bwashoboye kwigarurira isi nk'umubumbe. Ibi byose by'ubukoroni n'iki byose nibwo bwabishizeho. Ubu turi muri faze ya kabiri, inyamaswa yavuye mu gitaka, nibwo bwami bwa Roma, faze 2, the Roman Empire. Nibwo bwami bwa Roma, faze ya kabiri. Inyamaswa yavuye mu gitaka, arabwita ngo na Amerika nanjye, ariko abo nabo barukwabo, ahubwo twabacyarengera duhura nabo. Noneho rero ubwo bwami ntabwo ari Roma aside, ntabwo ari Amerika aside, ahubwo n'isi yose, ni ubutware bw'isi yose. Burimo na system y'Iyobokamana iyoborwa n'ubupapa ku isi. Kuko mu minsi mikeya upapa buraza kwigarura isi yose in the area of religion. Noneho in the area of politics, mu buryo bwa politiki, haraza kujyaho leta imwe itegeka isi. Hagiye gusubiraho cya gishushanyo gisengwa. Kiliziya Gatolika n'igishushanyo gisengwa cyatangiye mu 320 nyuma ya Kristo, kiza kurogowa mu cya 517 ubwo hadukaga imvururu zishingiye na byetagiye imvururu z'ubuguruzi bwarogoye Kiliziya Gatolika. Abaho gutuza imyaka 500 irashize, ubuporoso bwarahagaze muri 2017 haduka. Ubu turi muri process yo gushyira igishushanyo gisengwa kizicisha abatakirana. Aho muri area ya ubwo ni cya gishushanyo bazashyira igishushanyo nka kuriya kwa ba Daniel bashyize igishushanyo cyo gusenga. Uravuze icyo ikintu cyiza, kiriya cyari igishushanyo cyakozwe ku mugaragaro. Kiri igishushanyo cyo buryo mu mwuka kizayobya abatakirana kikabicisha. Babo abantu bagiye guhatirwa kuba mu idini rimwe, n'ubu byaratangiye. Bamaze gushinga ingoro 3 zihagarariye abantu bemera yuko Aburahamu ari sekuruza wabo. Bavuga Abayahudi, Abasilamu n'Abakristo. Bagishizaho bita Abu Dhabi, uburyo bwo gushaka guhuza abantu. N'ubu hariho indi movement yitwa Chrislam yo guhuza Abasilamu n'ingirwa Abakristo. Buryo ko umukristo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kuba umukristo ni ukuba yarabyawe n'Imana, naho bibi kuba by'idini umuntu wese ashobora kwitwa umukristo. So therefore cyashaka kuvuga aha ngaha iyo twihute, inyamaswa rero yo izi aho ibihe bigana, uko ibihe bigenda biha ibindi
yo nayo yatangira gukora. Ni ukuvuga ngo hariho ikintu kigomba kuza mu minsi mike ishingiye ku byanditswe byahishuwe 17 murongo wa 11 ngo ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa munani, nyamara kandi n'umwe muri ba bandi barindwi kandi irajya kurimbuka. Iyi nyamaswa ni ubundi butware bugiye kuza bugiye gusimbura ubundi. Ubwo butware buzamara igihe gito cyane ku isi. Nibwo iyo tuvuze ngo ni uwa munani kandi twabonye ko ari imitwe 7, Bibiliya yasobanuye ngo ni umwe muri ba bandi barindwi. Niyo mpamvu inyamaswa tubona imitwe 7 atari imitwe 8. Noneho uwo mutwe rero ugiye kuza ni ukwivugurura, ni ukongera etape ya nyuma y'ubwami bwa Roma isohoza umugambi wo kuza kwa antikristo ku mugaragaro kugira ngo agaragarire abari mu isi. Bibiliya itwereka yuko Yesu azabonwa n'amaso y'abantu bose, bazamubona umunsi azabaje bwa nyuma kugira ngo ashire iherezo kuri antikristo. Kandi Yesu nagaragara azica antikristo uwo nguwo, kandi azamwica kuko hari kandi agaragarira amaso ya bose. Noneho rero uwo nguwo ugiye kuza, uwo nguwo niwe ugiye kuza kwigarurira iki isi. Noneho kugira ngo aze hagomba kubaho kumuteguriza. Kiriya gitabo nakubwiye cyitwa The Appearance of the Christ, niyo mpamvu gishaka. Uriya mugore witwa Alice Bailey yavuze amagambo akomeye atarigeze kubona umugore wese. Niwe Loni igenderaho, niwe wanditse ibitabo 25. Ibyo Loni ikuraho gahunda ihabwa abari mu isi. Ujya wumva Loni bicaye ngo hari ikintu nk'iki, ngo Loni cyavuye muri Loni kandi mu mahanga yose agomba kugikora. Ni ukubera iki se? No mu minsi yashize nigeze kubona muri headquarter ya Loni bashyizeho igishushanyo kimeze nk'inyamaswa imeze ukuntu ivugwa mu byahishuwe, numva bakunda kugira. Nabyo ni amarenga. Ni amarenga y'uburyo bashaka kuvuga icyo twazakivugaho ku buryo bwihariye. Ariko ndavuga ku byo Loni ivuga. Kuko Loni ifite intego z'ikinyagihumbi ngo zihoraho, sustainable development goals. Kuki se ziva muri Loni zigakura isi yose, twese tugahatirwa kuzikorera. Ubundi hariho ibyo bita nk'urugero, buriya Loni ni leta itegeka isi ariko mu ibanga. Kuba ifite akakomite ko bita Security Council of the United Nations, kariya ni nka Ministeri ya Defense. Ifite icyo bita World Health Organization, iriya ni Ministeri y'ubuzima. Bafite icyo bita FAO, Food and Agriculture Organization, biriya ni Ministeri y'ubuhinzi. N'ibindi byinshi umuntu yajyamo, you can do your research ugasanga mu ibanga were under a system itegeka isi ifite za ministeri. The United Nations Secretary General buriya ni nka perezida w'igihugu ariko udafite executive powers. Ni figurehead ariko wubashywe ku isi kandi ari we ureba yuko ba bandi babagaragu ba Loni aho bari ku isi ibyo bahawe bagomba kubyimplementinga bakabishyira mu bikorwa. Iyo tubonye twebwe ibyabaye, iyo tubonye ibintu byabaye twibaza impamvu ko byabaye, ariko biba byateguwe. Iyo ni ikindi kintu umuntu yavuga ubusesenguzi ngo murebe niba bavuze ikintu cyiza hanyuma ukabona haje ikibi, ujye umenya ngo cya cyiza bavugaga kwari ukugira ngo bagukurure ubakurikire ariko bagamije kukuroha mu kibi. So noneho ahangaha icyo nashaka kuvuga kuri Illuminati ubwayo none bigeze mu mwaka w'igihumbi 1776 tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu buri munsi turayizihiza nk'umunsi buri mwaka nk'umunsi w'iki w'umurimo. Ariko ni uwuhe murimo? Umurimo nuko ni umurimo wa Satani wo kwihutisha gahunda yo kuza kwa Antikristo. Iyo tubwiye abantu, iyo leta zivuga ngo iterambere, ngo twihutisha iterambere, turihutisha iterambere turya hehe? Uko kwihuta uwo muvuduko turajya he?
ahubwo nko mu minsi yashize hari ibintu twagiye gukora ku bintu bya paka zinaha hari abantu bari bahari nayo ni organization ni NGO barimo kuvuga ngo barashaka kwagura icyanya cya parike nyine bavanemo abaturage bahatuye babahugurire babaturishe hirya yaho babaha amazi ariko babahe n'amafaranga of course noneho nkibaza ngo niba company reka mbifate nka company iturutse hanze kuko ifite amafaranga nyine dollars irajiguriye abaturage bimuye icyanya cya parike uko cyanganaga baracyongereye ubu no kuvuga ngo park igiye kuba under control under management ya ya organization iri international avuga ngo gusiba bimeze nkaho si ya system n'ubundi za kuyoborera abantu mu gihugu cyabo in another way. Yes, no kuvuga ngo icyo kibazo cyawe ni cyiza nta nubwo bizagarukiraho hariho program yo gutwara ubutaka bw'isi yose cyane ubwo butaka babwita land iyo program bita land grab kwiga ubutaka especially the wilderness ahantu hadatuwe cyangwa hari amashyamba niyo company ni nk'ibyo yitwa nko guteneza niko bayita so twebwe ntabwo tuba tubizi ariko those guys bakora ibintu kandi bazana ibintu bakakubwira ikintu nawe wumva icyo bita World Conservation Movement ngo World Wild Conservation Movement kugira ngo bafate izo nyamaswa ibinyabuzima flora and fauna ni ukuvuga ngo ibibuni byakabaye byiza ariko why don't we think about humanity first kuko umuntu primarily niwe muntu ugomba kubanza gutekereza nemere ko n'ibinyabuzima nabyo ari byiza bikabungabunga kugira ngo bibeho ariko usanga bamwe babireba mu buryo none muri kamasho ni ukuvuga ngo izo ngagi cyangwa ibyo binyabuzima bindi bijye bya attractinga tourists noneho bazana iki amafaranga ubukungu butera imbere bw'igihugu ibyo ngibyo nabyo kumva hajemo element y'ubucuruzi no bucuruzi kuko nubundi cyagiye bamaze gufata nakita nka economy yawe yizo nyamaswa igihe bazakurekura wenda tuvuge habayo kutumvikana kwa leta n'abo bantu baba baraje wenda leta zivaho akajya izindi ariko ubutaka buzaguma buhari na zangagizi zaba zihari igihe haje wenda nk'abandi bantu batumvikana banumva bashobora kuzaba ikibazo babandi bagenda bakavuga bati ya mafaranga bari gushora akanya kuko ndi kumva hari more than 50 million dollars bazafata kugira ngo bakonservinge bagiye gukora ibyo bintu none nkibaza ngo abandi bantu bazaza iyo ni ideni n'ubundi twebwe tugomba kuzishyura generation zizaba zihari n'abana bacu abantu iyo bagiye gufata ibyo bintu ntago bita cyane ku gihe kizaza bita kuri aka kanya turi kandi bizatugeraho ingaruka mu gihe kiri imbere niyo mpamvu banumva nyine ni ukuvuga twebwe ubundi naba tuvuga turi mu nzira y'amajyambere ubundi the world economy ubu ngubu in modern times ishingiye kuri manufacturing kuva mu kinyejana cya 18 icyo bitaga industrial revolution aho iziye igihugu cyo navuga ko gitera imbere nuko kiba gitera imbere muri bwa buryo bw'ubukungu bujyanye n'igihe kandi bwashyizweho nk'uko mbere ya industrial revolution habagaho abantu bari ubutunzi bw'isi bwari bushingiye ku bworozi n'ubuhinzi umuntu wabaga afite ibigega afite imyaka afite imirima nabaga ari umukungu ubu bwose bari butabona umukungu jumba ariko noneho haza icyo bita paradigm mushya ishingiye kuri manufacturing none ibintu bijya mu nganda bya bindi uhinga cyangwa ucukura mu butaka bigakorwa bigashyirwa muri za nganda bigakorwamo ibintu bishya n'ibyo bintu bikagurishwa ku mafaranga noneho ubwo bufindo bwaje bukora bw'ubuhanga bwikubiwe na bamwe noneho bamwe babukora nibo bafite n'ubutunzi because they have got batwara bya bindi by'ubutunzi n'abari zahabu n'abari iki bakabitwara kuri make bakagenda bakabishyira mu bubiko bwabo bagakomera bagategeka isi noneho abo bantu ntibashobora kukwemera yuko wowe you industrialize aho rero umuntu udashobora kunsubiza igisubizo icyo kibazo ntabwo yankumvise nka mu bundi buryo naba ushaka yuko tungana uburyo ubaho nanjye ngomba kubaho if you industrialize ukavuga yuko ushingiye ku nganda yo economy nanjye ngomba gushingira nanjye kuri cyo ngicyo
ariko kubera yuko bazi yuko bigenze bityo ubukungu bwagwa kuko byaye nibagurisha baba bazabyikorera babishyira hehe ariko jye nabaho kuko jewe urede jewe ni umuntu ubaho mu buryo buri nacyo ndahinga ni urugero nawe mfite ubutaka jye nabaho ntabwo nabaho mu buryo nabwo lavishire bwo kwirata ariko nabaho mu buryo bworoheje kandi bwiza butuma mbaho ariko we ntiyabaho so rero iyo ni uburyo economy yubatswe ku isi tudashobora kudisimantoringa you cannot change it kuko bari ababifite bafite imbaraga niyo mpamvu batwara nka za oil za peteroli zacu n'ibindi byose biri mu isi bakabitwarira iki bakabitwarira ubuntu bagiraho bishyiraho uburazira n'imbaraga bakakabuzanira disorganization zigize ntambara n'iki byose nka bibera muri Congo bibera muri za Mozambique hariya n'ibiki kugira ngo bya bintu bitware Chipre nibundi njya numva nko muri Congo ngo harano ushobora kugenda ukababona n'ikiro cy'amabuye ya zahabu ariko aho hantu umuntu bitunze yavuga ati wampereje imyenda wenda nk'imyenda n'urugero ngiye nka kwihera ano mabuye kuko kugira ngo bivana aho hantu uzabigezaho bijya gukoresherezwa ni umutekano muke uhari umutekano muke kuko hariya impamvu Congo na Central Africa ntabwo ari Congo yonyine iriya region yose harimo ubutunzi bukomeye hari agatabo ni nasomye kitwa The Confession of an Economic Hitman kagaragaza ko biriya bihugu biri mu butayu n'ibiri mu mashyamba y'inzitane ntabwo ushobora kugira amahoro kuko muri byo harimo ubutunzi butari bwananiwe kuko nta hantu hadatuwe nta hantu hiherereye so haracyakoramo za research zo kureba uko hameze niyo mpamvu destabilization yabo iri essential kugira ngo bya butunzi bugire bute babugereho so rero niyo mpamvu nyine tureba ibi byose tubibona abantu bakibaza noneho bagakora uko bashoboye cya kibazo kiri hariya bakagihereza ahandi urugero abakongomani bakavuga bati buriya twe ikibazo cyo dufite n'abanyarwanda abanyarwanda bapfuye bagashira twagira amahoro that is why how cheap we are mu bitekerezo byacu wagereza ko gatari ko dore umwanzi nguyu batirika umwanzi se rihe uwo mwanzi se ahubwo ubwo bwenge wabukoye kumenya twe tuzi ibi noneho rero ntitumenye ngo bari abantu bateguye biriya bintu tugenderaho n'umurongo first of all n'abanzi bacu kandi kuba tutumvuye ko ari abanzi bacu ni ikibazo aho icyakabaye ikibazo ni ikibazo kuko ntabwo tubizi niba ari ikibazo rero utazi yuko bariho kandi ikibazo kikaba kitabonera igisubizo kuko yuko ari rwangiye ubwo ibyo biza guhurira he none na Illuminati nk'uko twabonye mu minsi yashize abakongomani baragiye basenya ibi bari barimo gutera ibirindiro bya noza bya UN ibyo biza none guhurira he n'umugambi wa Illuminati nibyo nakubwiraga tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu mwaka w'icyambaga na 776 hatangiye scheme ku mugaragaro umugabo w'umujesuiti kandi akaba n'umuhanga muri canon law kandi akaba ari n'umuyahudi kandi akaba ari n'umudage mu bwene gihugu witwaga Adam Johannes Weishaupt yahuye na Satani ubuvuma bwa Ingolstadt ari kumwe n'abandi bantu babiri batavuzwe amazina Ingolstadt nagana mu Budage intara ya Bavaria mu Budage amuha icyo bita the new blueprint yo kwihutisha gushyiraho gahunda ya Antikristo uhereye rero uwo munsi hatangiwe amasomo ayo masomo niya yanga tubonamo arimo ibingibi byaje higishijwe cyane muri ayo masomo icyingenzi gihari ni isomo ryitwa humanism so humanism niyo yigishije abantu iyo tuvuze humanism dushaka in practice mu buryo bufatika kandi bugaragara tubona ikintu cyitwa rationalism ni philosophy yigisha ko umuntu muri we afite ubushobozi bwo kuba yabimana ndetse umuntu niyobokamana ubwaryo kuko ritumvikana kuyobokamana of course ya Kristo ryo n'umwuka uriyobora rigomba kuba gushyirwaho hakurikijwe umurongo w'umuntu human reason twebwe bose ivuga abandi iyo human reason uwo mwuka w'umuntu kwiyemerera akavuga yuko we ashobora gukora muri we harimo potential yo kuba yabimana kandi kuzagira na hatazayikenera niwo mwuka twitwa ikimenyetso cy'inyamaswa
kuko iyi kimenyetso cye aravuga ikimenyetso cy'amaso ngo ni bari ku rukiko arabase ikimenyetso cy'amaso urushinge ikimenyetso cy'amaso hari bene wacu ntari buvuge izina bahita ngo ni icyumweru nicyo kimenyetso cy'inyamaswa. So all those bigomba kujugunywa muri dustbin kuko byose have nothing to do with the truth. So the truth is ikimenyetso nkuko biri tubwira ngo ikimenyetso cyanjye nabahaye twego bisezerano muri cyari zero rya kera hari ibimenyetso bibiri hari gukebwa akaba n'isabato ariko none twebwe ibimenyetso twahawe umwuka wera w'Imana ikimana yadushizeho nicyo umuntu atashobora kumenya no kugenzura cyangwa yigisha undi ntibyakunda. So twaharira umwuka w'Imana ni ubwenge bw'Imana ni Kristo ubwe gutura muri twe kugira ngo twigishe ubwenge kandi aduhe n'ubushobozi bwo gutsinda inyamaswa. Inyamaswa irakomeye cyane by'ukuri iyo nyamaswa ubona ubwo bishatse kuvuga yuko nabyo bizaza ikimenyetso kizaza spiritually cyangwa ni ikintu kizaza bakakigutera ukabyemera ukagikora. Ntabwo ari ikintu cyo guterwa ariko abantu bacu no barasatse ikintu baguteye ku mubiri cyakusha gito ubugingo can't work. Ntabwo byatse ubugingo ni ikintu gikomeye gihishanywe na Kristo kuba mwizeye. Nta muntu azanga kujomba igishinge gushyiramo ikintu bavuge ngo wagize cyangwa gushyiramo microchip gushyiramo ikintu cyari cyo cyose. So bavuga yuko hariho ibintu bategura bazadushyiramo ngo bikadutera gukunda bya bindi tuvuge hariho nk'umugore bashyizemo akantu ka chip akajya kunda guhuza ibitsina imibonano kubisa agakunda imibonano buri gihe yasaze. Ariko in Christ Kristo imbaraga ze nubwo bakigushyiramo icyo kintu yagicuye kuko twemera ko ari hejuru y'ubutware n'ubushobozi bwose nkuko ashobora kudukiza indwara kaba yadukiza ibibembe akadukiza za sida akadukiza cancer tuzi ko yabikora. Utabyemera ati afite ikibazo ahubwo impamvu tutabona n'ukuboko kwe kwa Kristo nuko tutizera ukuri kandi kwizera rivuze ngo ndizera ngo yabikora. Kwizera ni ukumwizera yuko ari umukiza ukamenya yuko ari n'umwami ukamwakira kandi ukamwizera kandi ukamukurikira. Iyo umukurikira ubaye umugaragu we ku buryo icyo umusabye umwinginga kuri umugaragu azakurengera. Ndetse uri umugaragu wa Satani kandi ugashaka kugira ngo akurengere ajye kurengera wowe uwamwanze. It cannot be possible. So uhereye muri uwo mwaka rero cya 776 Adam Weishaupt yakoze ikintu gikomeye cyane yatangije ibintu by'inyigisho. Wibuke yuko yari umujesuiti wibuke yuko ari umudage kandi wibuke ko ari umuyahudi. Wari yuko umuyahudi rero byatumye agirana imishyikirano ariko mwibanga n'uwitwaga Rothschild. Rothschild ni umuryango w'abayahudi uyobora bank amafaranga yose na iriya bank mondiale bayita muri bank mondiale cyangwa World Bank ariko buri ari property y'umuntu umwe ni mari y'umuntu none the International Monetary Fund ni mari y'umuntu ni utegeka isi yiruzi the money n'abayobozi bo kwisi ni ubategeka. So ubwo rero cyo ni ikindi kintu twajyamo batuvuge gusa kuri nkomoko y'iki. So baya abantu aje Weishaupt icyo yakoze yashatse abantu cyane cyane abanyeshuri abantu b'urubyiruko abantu babahanga abateranyiriza hamwe abigisha ubwiru bwaje bushya. Bibiliya yarahe ivuga ngo bya bindi babwe bitubwira ubwa Satani mu byayishuye cya gatatu. None ukuvuga ngo ubwo bwiru bushya bwaje abantu barabwakira kandi bagakira banezerewe. Abo bantu babwakiriwe aho babyigiraga ni hehe? Babyigiraga mu mazu mu mashuri y'abafrimaso. Abo bafrimaso bari basanzwe bahari nawe yari abarimo mu ibanga kuko burya imiryango y'ibanga ifite aho ihurira wowe utamenya igakorana. Noneho batangiye gukorana batangiye gutegura uburyo abantu inyigisho nshya zituma abantu bava ku Mana. Ikintu kimwe bazanye iriya filozofi yitwa liberalism free mind kwishyura ukizana. Nubwo ari cyiza kubisanzwe ariko ni kibi kuko kirwanya kwizera dogmatically gukurikiza ukumva icyo Imana ivuze utayibajije. Ibyo twahawe kumenya nibyo byacu ibyo tutazi ni iby'Imana yacu. Iyo cyarengere yo kuvuga ngo no ibyo ngibyo tugomba gukora ukuntu tushoboye tukabigeraho kandi tukaba mu buryo busanzwe mu buryo bwo kwisanzura. Hari ahantu bihurira n'ibintu njye numva bavuga bya dimension
dimension ha kuvuga niba ngo turi muri 3 dimension nizo tugenderamo nizo dukoreramo noneho ibintu by'ibitangaza tutabasha kubona ngo bibari nka dimension ya kane twebwe nyine bitabasha kugaragarira amaso y'abantu noneho bagashaka gufata bya bitangaza bigenda biba cyangwa byabaye byakozwe yaba na Yesu yaba n'ibyagiye bikorwa n'intumwa bakavuga ngo nuko twari tutafrinze mind zacu umuntu ashatse gukora kugira mind ikaba free accessinga dimension izindi ngo nawe ngo yakora itangaza exactly that's the teaching ya humanism no kuvuga ngo no gucarenga vuga ngo na Yesu bwe biriya yakoze ngo nibyo yakoresheje nanjye nabikora nubone nk'ubufindo yakoraga noneho rero ibyo bikaba iyo utangiye gucarenginga utki ibintu na bya bindi abantu batekerezaga na Yesu kuko Yesu kimwe mu bintu yaravuze ngo namutanyizera kubwo ijambo ryanjye ibyo mbabwira munyizezwe n'imirimo nkora cyo gihe wabucarenginga kiriya kintu yakoze nta mpamvu yo kumwizera kuko yakoze n'ibintu bisanzwe dimensional stages nanjye nabijyamo you know so noneho rero kintu kikaba ari ikintu kibi cyane ndusubiye hahandi ho nashaka kubira kugira ngo twakomereze tubumve ba bantu batagiye kwigisha abantu ibintu inyigisho za nk'iza republicanism nko zaturutse inyigisho nk'izi ngizi za gender equality nimwe bituruka inyigisho za feminism ibintu byo kwishira abantu bagahora muri struggle intambara twibohora twebwe abirabura turibohora twebwe abagore turibohora ubu ngubu hariho na movement yo kurwanira imbwa nazo zibohore ibyo bintu bene nk'ibyo bintu hariho constant struggles ziri mu bintu noneho abantu bakarangarira muri ibyo bintu basa nkaho umwanzi wabo ubu ngubu abagore babona yuko abagabo ari bo banzi babo kandi abagore no batubyara nta bacu bashiki bacu kuki se babanzi bacu ngo abagabo mwadutegetse kuva kera amoko amwe akavuga ngo mwebwe twaheze inyuma kera mwebwe mubaho neza abirabura hariho rivalry iri hagati y'abirabura n'abazungu ku buryo hariho n'inyigisho zivuga ngo Yesu yari umwirabura ngo abayuda bari abirabura ugasanga icyo abantu bagitinze none ukibaza bamugana icyo kintu ubundi bivuze iki niba ari umwirabura niba ari umuzungu ikizima gihari nuko yari umuntu any shape yari afite nta kibazo gihari ikizima nicyo yakoze nubwo tugata umwanya kuri bya bindi bidafite akamaro yes hari ikindi kibiri inyuma niyo satani ashaka that tukita ngo ni labyrinth abantu kuba mu bintu byinshi bidutesha umutwe ishuri zimeze zitya umwe kubezura ikigendo ufite ukuri yewe reba hangaha noneho ukuri ntuzakugereho so ibyo rero bikaba ari cyo kibazo cyo dufite so iyo movement rero yaje mbere na mbere kwari ukugira ngo umuntu mutandukanye n'Imana hari batangire kwizera ibindi buryo muri scientific philosophical noneho abantu batangira kugera bamena batyo ibi rero byarakururutse hamwe n'icyo twita industrial revolution twavuze ubukungu burahinduka abantu batangira kubaho mu buryo bw'inganda noneho bwa buhanga byakoranabuhanga bushiye kuri science n'ubwenge bwazanywe n'abadayimoni una akantu gashyanyiramo tuvuga abahanga runaka yavumbuye iki abavumbuye Galileo yavumbuye iki witwa Marconi yavumbuye iki ibyo bintu byabaye mu gihe kimwe in 100 years byari bimaze kuboneka kuki se mbere yose bitari byabaye cyangwa ki bitagikomeza nanone biragenda bikomeza kuko bavuga ngo haje iki kuko ibyingenzi byamaze kuboneka ubu ngubu cyane no kwimprove kuri bya bindi byagize bite byavumbuye none no kuvuga ngo icyo akaba yibaza ko rutera imbere cyane mu buryo bwari bwo bwose ariko kuki bidakiza bitaza ari bitasubiza ikibazo cy'umuntu ubundi ikibazo cy'umuntu cyafite ni urupfu yes niyo ultimate end mbi cyane zaba izindwara byaba ibirwaye ibibazo byo dufite icyo bituzanira cyanyuma ni urupfu so rero Yesu akatubwira ati urupfu we ni waduhaye igisubizo cy'urupfu arabati muri jewe unyizera ntazapfa niwe wenyine bavuze atyo ibi ni byose by'abantu bagenda birukanka mu bagira bate ntabwo ushobora kuba byabakiza so rero turi muri confusion ikomeye ubu ngubu rero abantu nk'umwe abantu barirukanka bavuga ngo barahungira i Burayi
abantu baragwa mu nyanja muri Mediterranean, abandi barajya muri za Arabia, bavuga yuko ariho hari ubuzima. Kuki se bimeze gute? Uzi yuko abantu bashobora bavanga bakava muri za Central Africa bakajya mu nyanja bakajya muri za Brazil, muri South America, kugira ngo bazanyure mu mashyamba y'inzitane y'igihugu, ngo bazagere Mexico binjire muri Amerika. Hari abantu bameze batyo. Abandi bagashaka gucanga y'ubusamo ngo bajye mu Burayi. Urumva uko imirongo imeze, imirongo ni 3. Hari abaca mu ihembe rya Afrika bakambuka inyanja itukura, bagaca mu butayu bukakaye, butayu bwa Yemen. Bamwe bakabugwamo benshi bashaka kujya mu bihugu nka muri Arabia Saudite kugira ngo bagire iki, babone ubuzima. Abandi bagaca isibo ya Gabiri ikazamuka ikambuka ubutayu bwa Sahara ikagera muri za Libya na za Tunisia, bashaka kugira ngo bajye mu nyanja ngari ya Mediterranean, nibarangiza bashobora kugera mu Burayi. Benshi aho ngo barahaba. Abandi rero bashatse inzira ikomeye cyane, kuko mu Burayi barumva yuko nta kigenda, bigire muri Amerika. Bavuye muri Afrika banyura hehe rero? Ni uguca mu nyanja ya Atlantic bakagenda bakagera muri Amerika y'Epfo, wenda cyane cyane barasukira muri za Brazil, bakazagenda bakazamusha muri bagaca mu bindi bihugu, bakazagera mu byo bita ngo ni El Salvador, bakazamuka bakaca muri za Colombia, bakazagenda bakagera muri Mexico. Urwo rugendo ni urugendo rurerure. Nabonye umukongomani n'umugore we bagiye n'abana babo, ariko basigaye kandi bagurishije ibintu byinshi. Va muri Kongo ukajya kunyura aho ngaho kugira ngo uzajye, kandi Kongo ni ubucuruzi. None ibaze wenda nk'amafaranga baba barakoresheje muri urwo rugendo kugira ngo bazagere. None nge ndeba hari nk'umuntu abantu bakunda kunyura ngo mu nkambi wenda ya Kenya, cyane cyane abantu bashaka kujya muri Amerika, ugasanga umuntu aregiye amaze imyaka 5, 10 ategereje ngo kugira ngo bazamuhereze uburenganzira bwo kujya muri Amerika. Ugasanga abantu bakuranye bateye imbere bakoze nyine bakoreye mu gihugu cyabo. Yes. Kuko iyo myaka 10 mara tuvuge hari umuryango uherutse kugenda wavuye hano mu Rwanda, wari umaze imyaka 20. Wa wundi bajyanye mu myaka 20, iyo myaka wari mu nkambi, bari ukukwica nabi. Kandi ubwo ntabwo abatwaye mwese byumve, ntabagize amahirwe. Ni nk'abandi babaga bari ku kidendezi, iyo kihindurizaga wakigwamo washobora gukira. Kuri babandi bose abenshi nuvugo Amerika baye kidendezi. Nibagiye gutwara abantu bagatwara abantu 10 ku bantu 100. Ubwo n'urugero ntanze ko abantu barahaye. In 5 years ku bantu 100 bagabatwayeho 10. Ubwo so wari barabafasha, barabarangaza. None bakazava aho gutwara wari umusore nkuko ngana uko ukaza, none cyagiye cyo kugenda ukazaba umaze kubishigije, nta kintu ushobora gukora. Wagerayo ukabura umuntu uzute uri aho ngaho ntacyo ufite, bagatangira gufata abana bawe nibo bashaka, we bahabushyiraho ukazasaza utyo. Bibushye ko babana iyo bahageze bagomba kwiga icyo bita American values, kwiga icyongereza kugira ngo nabariya kugutwara nka Kenya nk'ahari abaraza batimuka muri Kenya bakumva yo kugira ngo muzabarushye bazi mbe mu nkambe hari, cyane cyane babana bandi baze bigerwa rurimi n'icyongereza n'urugero. Abantu bavuye muri Frankfurt muri za Kongo ngo bajye muri Amerika ku kanya bitwara umwanya, ariko batwara babana bo baba bareba bamara kubageza hariya babana bwabo nsuko bakunda ni ibikoresho, bazakora akazi, baza n'imisoro bagire bati abo ngabo nibo bazishima, cyangwa se no bazagera kuri bya binda bashukisha bari mwisi, ariko abantu benshi bazabiho. So cyo tujya tugarutse hahandi twari turi rero, baba mu myaka 250 ishize Illuminati imaze guhindura umuntu, yamutandukanyije n'Imana, niyo kontrola ubukungu bw'isi. Kuko mu kinyejana cya 19 cyane cyane mu ntambara za Napoleon Bonaparte bigaruriye isi muri politiki, n'abami babakuraho muri abo Burayi byari ibihugu by'abami, babakuraho. Mu kinyejana cya 19 bigaruriye Afrika n'ibindi bihugu, cyane cyane Afrika ko yari yarananiye kwinjiramo, kuko Afrika yari inzitane. Muri Afrika kuyinjiramo byari byaraguye, yari ifite indwara iterwa n'umubu yitwa malaria. Abantu benshi bavaga mu bukonje barapfaga, ariko bamaze kumaze kuvuka ibinini bya malaria bimaze kuboneka
cyane cyane hamaze kuboneka ikintu cyitwa Marera Queen cyangwa Queenini byafashije za kinini na kinini byafashije abantu noneho kuresista cyago binjira muri Afrika nayo barayiperiturete ntabwo ubundi abazungu baba baragiye muri Amerika batari bagera muri Afrika nabo baragiye muri Far East mu burenge burasirazuba bwa kure mu bw'isi batari bagera muri Afrika. So Africa rero was the last conquest kuko bayijiyemo bashobora kwikura ibyo bayikoze mu cyamagana 884 bashizeho imbago zayo bayicamo imirwi barayigabana. Niyo mpamvu ubu nta gihugu cyo muri Afrika gishobora guhindura imbago zashyizweho, nta gihugu cyo muri Afrika gishobora kuba gukira gukora federation n'ikindi, ntabwo bikunda. Bamaze kubishyiraho imbago iyo barebye mugiye guhuza nko kureba muri East African Community. Ubundi East African Community yacu 2013 hagomba kuba ariho leta imwe y'utegeko cyakaba atari ikintu cyiza se, ntabwo ari byo bashaka rero. Barashaka kubaza kutwexploitinga turyana, bakazana imvururu gutangira mukangana cyakiri mwari mushatse kugeraho cyerete kikabura. Kandi uko ibihe bigenda biha ibindi, abaperezida benshi bari bafite umutima wo kubikunda bagenda bavaho, hakaza abandi badafite iyo vision bakaba barimo barabashobora. Icyo bashaka ntabwo ari bashaka regional groupings, no, barashaka globe, isi yose biri munsi y'ubutware bumwe. Ariyo si ubwo dutegereje, ariyo leta dutegereje igiye kuza, kandi iyo leta izaba leta iri dictatorial, ni ukuvuga tuyikisha isi igitugu, kandi abantu bazamburwa ibyo bafite baba bacakara. Ikindi kigiye gukurikiraho muri the area of science, artificial intelligence is going to take over. Igiye kuyobora imirimo yose ikorwa, abantu bagiye bibera bacakara. Niba kuba bacakara bazamura umujyi, abandi bajye mu by'ubusambanyi, abantu bato umutwe. Niyo mpamvu rero urubyiruko rwacu ruhora ruri mu kubyina, bashaka entertainment ngo bashake success, bashake ibintu. Ntabwo umuntu akivuga ngo reka mbe umuhanga nige medicine n'igiki nzaba umuhanga muri iyo area. No, iyo arareba bimutiza, kandi kwiga kuri mukuru atagaciro. Murariga agagura giwitinga ukamusanga yicaye nta kintu cyakora. None cyakiri cyagega kigukurura umuntu yawe ujye umwete wo kwiga kimaze kuvaho. Ahubwo ubu urareba Eminem nangwa se Kanye West cyangwa n'undi nguwo na hano turabafite bameze batyo, mazina yabo sinyamye. Abo ngabo nibo battracting the Ben naza akakora hangaha intuza. Urubyiruko rwose rashaka kumera nkabo, kora isi yose igashiduka bakajya kumva, batega amatwi ibyo avuga. Ubu nta kintu nta message iri mikiza, ariko gusa abantu turi encouraged gukora ibyo bintu. Niyo mpamvu reba bakora ibitaramo, niyo mpamvu uzasanga bakora ibitaramo hirya no hino. Ibyo bitaramo rero wabyitegereza wasanga kandi barabishiramo n'imbaraga. Wasaba igiterane kivuga butumwa ugasanga ni ikintu rwose kigorana ya kuri polisi kuri ibi ngibi. Ese uragitwara igiterane cyo uva he? Ese kigamije iki? Ese we wanditse he? Ubuzima bwawe gatozi ni ubuhe? I mean, ariko ndera akaza akavuga ati yarashaka gukora igitaramo, bakaba bamuteguriye induru zikaba zavuze, bantu bakarara babyina basamba n'induru zivuga. Ejo zarebye ibyo bita ngo ni nyege yari ya muri Uganda, urabibonye mu rugo bakubizi abantu basambana bakagomba aho baraye ngo ni music festival. Abantu bavuye no mu Rwanda no mu bindi bihugu bose bagiyeyo, cyamaze nk'icyumweru. Baba ahantu aho barara bazana umuntu bw'ubuhema bungana nko kureba ibwate imeze, kureba yameze agahema bakakaguha, nundi babwita ngo ubutenti, nundi bakakamanura. Ariko kare abantu basambaniramo baryama amafaranga babishyuye kugira ngo ibyo bintu biza amafaranga menshi. Aya masosiyete akomeza MTN zaki nizo zabisponsoringaga, you know. Ariko abantu baragiye ikiramba bakavamo urubyiruko bamwe ari byo bari mu mutwe. Ariko ashaka gukora nk'ikintu nk'icyo avuga ati abantu baterane tubabwire Yesu Kristo. Sanga n'ikibazo n'umwe wagukurikira. Noneho kandi ikibazo gihari n'abavuga Yesu Kristo nabo uhereye mu kinyejana cya 20 mu mwaka w'1907 abajesuite bafatanyije n'abafrimaso bije mu madini
batangiye gahunda yo kwinjira mu madini ku buryo mu mwaka w'igihumbi 983 amadini yose azwi yamaze gucengerwamo n'abo bantu bafite agenda ikomeye gukubita hasi ubukirisitu kandi iyo gahunda tuyigezeho. ubwo noneho bivuze ngo nk'ubu ngubu dushobora kubona hari ikigo runaka cyaje mu Rwanda gikora wenda n'urugero ibi gikora amakaroni n'urugero tukaba twebwe tubona icyo kigo nk'icyazanywe n'Abadage cyangwa n'abandi bantu nk'ikigo gikora ibyo bintu ariko inyuma yabyo haba hari ibindi bintu ibyo akaba byo byereka itangazamakuru ariko hari ibindi byabazanye. Yes twebwe information duhabwa ku kintu cyo cyose akenshi ibiri half baked there is some truth in it haba harimo n'ibyiza kuko bihari ariko inyuma yabyo hari ibibi niko Satani ubundi akora uvuga ngo ukinyoma kivanze n'ukuri niyo bikorereye kandi inyuma yacu harimo kurimbura ubugingo bw'umuntu. So muri make rero Illuminati ni umushinga wo guteguriza antikristo. Illuminati niyo yateguye n'izi ntambara ya mbere y'isi yose n'intambara ya kabiri y'isi yose. ubu niyo yateguye n'intambara ya gatatu ariyo turimo turwana ubu ngubu ishingiye ku bintu byitwa ibyo abantu badahuriyeho cyane cyane iyobokamana niyo ikora ibintu tubona bya izi ntambara zishingiye ku byihebe usanga ibyihebe birarwana nk'abari abarwana muri El Delgado bararwana iki mu mahame ya Kisilamu. Igihugu nka Mozambique hafi nka 90% n'abagatulika baravuga barashaka gushyiramo ubuyisilamu abayisilamu ni nka 5%. none se n'abatuvuga ngo ni igihe cya demokarasi banyamuke bategeka bati ni nko kugenda navaga nkagenda nkavuga ngo Arabia Saudite igomba kugendera ku mahame y'igikirisitu byakunda se kandi sinyure mu nzira izwi yo kubwira abantu mbabwira icyo numva ntekereza cyane mbese ibitekerezo byanjye byahe babyemere cyangwa bajyanye ariko bashyiraho igitugu kaza riterabwoba nibyo bibera hirya no hino na hano muri Kongo bari abadiye funaro nabyo nibyo bakora. Iyo ni turufu yindi yaje irimo abanyuramo kugira ngo bazane urwango rushingiye ku madini. So rero ibyo nibyo reba ubu ngubu abantu bangana iyo ugiye muri Aziya abahindu bararwana n'abayisilamu ababuda bararwana barangana n'abakristo. So that's what they want kugira ngo ibintu by'imyizerere abantu babipfe babyicanire bibe na ngombwa yo kuvuga bari ku ibyo bintu bibundi bimaze iki why don't we change tugashyiraho idini rimwe kuko ntabwo bavuga idini rizabaho hagomba kuba iki idini rimwe riramya iyo mana kandi iyo mana siyo ko iyo mana ni iyihe ubu turashaka bashaka kuduha imana yitwa the universe isanzwe niyo mana ubu ngubu kuko iyo mana ivuga ngo ni ingabo God should be he ngo se aba feminists bazaba basigaye he bazaba ati no twebwe imana y'ingabo si ubwo twebwe dusigaye imana igomba kuba inguri nubiza n'intambara. Niyo mpamvu muri Bibiliya hari abantu bashaka kwandika Bibiliya ivuga ngo she God is she a female ni igitsina gore ku kibingabo icyo kintu kikabazwa nese nimara kubigore bwo ni abagabo nabo nibazageraho nyine no kurwana kuko n'abagabo nabo bazatangira kuvuga hariho movement muri Amerika yitwa save the males.com ngo ni mutabari igitsina gabo kirarimbutse kuko kirimo kirarwanwa abo nabo bafite ababumva noneho iriya isanzure yo ikiza nta gitsina igira ntabwo wayita ingabo cyangwa wayita uko ushatse uyita ingore ushatse uyita ingabo twese turibonamo. Iyo niyo mana rero ugiye gutegeka isi. So muri make rero Illuminati ni umushinga wateguwe uhereye icyo gihe nkubwiye wo kugira gute wo gutegurira bari mu isi kwakira antikristo abivuze n'abarangije kugira ngo itorero kugira ngo Kristo yakirwe ni mu isi hari mu itorero ry'Imana ryo riteguriza kuza kwa Kristo rivuga ubutumwa bwiza ngo abantu bitegura. Niyo mpamvu twahawe
n'amagambo akubiye muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Right. Satani nawe ntabwo agarukiye yateguye gahunda yo kugira ngo abari mu isi bazakira umuhagarariye mu ishusho ye, mu ishusho y'umuntu, ariko ari Satani nawe agomba kuza, niwe antikristo. Ni nawe wateguye abantu bakera kandi akora nk'uko Pawulo yabivuze ngo Pawulo yaravuze ngo ubu n'imikorere ye, amayoberane ye yatangiye kugaragara. Aragaragara hese mu buryo bw'iki ngo n'ubu yatangiye gukora ariko mu ibanga. Ariko Pawulo amuvuga ati cyo gihe hazaza kumugaragara. Niwe uteguza, niwe wije mu madini, aya madini yose y'ureba aterana, usanga barakora ibintu bishekeje, bararagura ngo n'uguhanura, barakora ibintu by'imiguruko by'ubufindo ngo ni bitangaza, abantu bakabigenderaho. Iriya ni project ya antikristo kandi bikorwa na Illuminati. Iyo mpamvu aya madini akomeye cyane ari ku isi ntanyeganyega, iyo ntavuguruzwa ntacyo avugwaho, aremerwa. Kwa kwemerwa usanga akora ku mugaragaro. Icyitonderwa n'uyagenzuramo kuyabonamo Kristo ntabwo uzamubonamo, kuko ntabwo ari mu murongo we. Ese ibyo byemezwa n'iki cyane cyane? Usibye n'ibyo mbona umugirwakazi utegeka washyizeho amabwiriza runikurikiza witwaga Alice Bailey mu cya 1941 yaravuze ngo amadini ya gikristo azateguriza, azakora nkuko Yohana Batista yakoze. Ngo Yohana Batista yategurije kuza kwa Kristo, ngo ariko amadini ya antikristo amadini ya gikristo ubu ngubu ngo azakora nk'ikinyabiziga giteguriza kuza kwa antikristo. Yarabeshye se? Igisubizo ni oya, ko turabona ibyo akora. Utabibona no udafite amaso y'umwuka. Ufite amaso y'umwuka yabona ikibazo kiri mu madini nuko akora. Amadini mu kinyejana cya 10 turangiza uko hari ahandi igiye kujya. Mu kinyejana cya 10 ya gatandatu ubu Protestant bumaze kuvuka, bwari buhanganye bikomeye na Kiliziya Gatolika. Kuki se byagombaga guhangana? Nuko hariho rivalry ibita, hariho ubukeya bukomeye. Bare bagashaka kwerekana Kristo ko ari nkuko Bibiliya imuvuga, abandi bagashaka kugira ngo no aho kugira ngo Kristo agaragare rekagaragare undi muntu wambaye umubiri ariko uhagarariye Satani, ariko yitwe yuko ari vika cyangwa uhagarariye umwana w'Imana. Ari abantu baramya ku isi, akaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko kuki ubu ngose byacubye bakaba bashyira hamwe, nuko rivalry yavuyeho bamaze guhuza. Baremerana, turemeranya twubahane kugira ngo amahoro abeho. Kwa kubahana tukabaha amahoro akabaho, no turemeranya. Niyo mpamvu uzabona amadini ya giprotestante asigaye ahura na Gatolika. Nejo umwana umukecuru mutara yarampamagara ati nabonye ishyano hano, atariho Bibiliya iri hano ngo yageneye urubyiruko. Ati ngiye kwitegereza bona yanditsemo ngo yateguwe n'amatorero y'abaprotestante afatanyije na Kiliziya Gatolika. Barafatanyije bashyizeho intuza mwebwe ngira ngo murayizi, cyane cyane abanye abadivero bayikuze Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Nayo bayanditse bahuje. Hariho n'intu banditse ngo yageneye urubyiruko, ariko bayihuriweho. Twayihurireho dute tutizera kimwe? Icyo kibazo. That's a very big problem. Noneho hari philosophy ivuga ngo ibyo tudahuriyeho tubyihore, reka ibyo duhuriyeho ari byo dukomerezaho, ariko dushoboye gukora umurimo. Murakora se uhe murimo? Murakora uwanyu. Kikaba ari ikibazo. Abashaka kugira ngo ndangiriza murakoze. Antikristo rero nuwo niyo Illuminati. N'umushinga ukomeye muri mu nzego zose, muri politike, mu bukungu urimo, mu kintu gisirikare urimo, mu bintu byose, mu byaha bikorwa mu isi, ibya terrorisme urimo. Icyitonderwa nuko Illuminati igizwe n'imiryango ikorera mu ibanga kandi rikomeye. Ultra secret societies, ku buryo umuntu usanzwe nkanjye nawe kugenda ube ukabona bisanga nabimenyanya ntabwo byakunda.
niyo mpamvu umurimo wacu kwanza ari ukubanza kugira ngo abantu bahungire muri Kristo maze bahabwe umucyo we. Iyo umaze kugira Kristo akaba umucyo w'ubugingo bwawe niba ushobora kumenya n'ibindi biri mu mwijima ubona, kuko ubona bitandukanye nuko amaso yawe abona, y'amaso y'umwuka. Ubwo nagira ngo rukira urakoze. Urakoze n'ubundi nkuko twatangiye dusenga turagira ngo dusengere ubundi dusoze, nawe utaha niba utanga na adresse wenda simbizi. Ubundi ni Pastor Peter Musisi. Abashaka gukurikira aya masomo ku buryo bugaragara bazansanga hano muri mujyi wa Kigali dukorera hariya mu Nyakabanda. Rero mu Nyakabanda ya Kimisagara hariya haruguru yo kwa Mutwe, abantu barahazi kuko bita ku muhanda wa Gaddafi. Ku cyapa cyitwa Café du Siècle, ugeze aho ngaho wabaza ku kigo cy'amashuri. Ikigo cy'amashuri cyitwa Pacifique, ariko kikibura mwaka ko hari undi cya primaire. So kikibura mwaka rero niho turi haruguru gatoya. Twaba duhura n'abantu tukigisha imbona nkubone amasomo yo kugira ngo abantu bazahuke. Nkaba rero nababwira telefone yangendanwa ariyo 0788 50 60 76. Nibira ko baza kwishyira hariya ikiganiro kagaragara bakaza kuba bayireba bashaka kumugara bakamugara. Iyo numero bazareba ku kiganiro nayo no kuri WhatsApp kugira ngo bambaze cyangwa se bangisha inama uburyo bushoboka. Imana ibaho umugisha ikadusenge. Mana yacu ikomeye turagushimye, abanye natwe komeze kandi ubare natwe, turindire muri iyi simbi y'umwijima yuzuye imikorere y'umwanzi kubabazi zawe, kandi tuzajye mu bwami bwawe mu gihe gikwiriye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.